Igitondo cyiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro isanzure. Ikiganiro tukugezaho umunsi ku wundi, ikiganiro kiba kirimo ubusesenguzi, amakuru acukumbuye, amakuru de tutasanga n'ahandi kuko abayihariye. Na amakuru twihariyeho, amakuru tubona natwe tukayabyaza amandi makuru. Nguhaye ikaze mu kiganiro isanzure, niba utarakora subscribe ikore kandi ukore comment, like, ukore share. Ndi kumwe na mugenzi wanjye mu kiganiro Denis Yumva. Niwe tugiye gufatanya rero aho nk'ibisanzwe tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino, ariko tukaza no kwinjiramo dukora ubusesenguzi cyangwa se ubucukumbuzi. Ku nkuru tugiye kuvugaho wenda iri kuvugwa cyane ni irahira ry'abayobozi b'uturere ku munsi w'ejo batangiye akazi kuko nibwo barahiye Denis. Kuri uyu wa mbere bararahiye. Nabonye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagize inama bagira. Yabagira inama kuko niwe boss wabo. Muri rahira ngira ngo hajya habaye deployment y'aba ministry batandukanye, aho bagiye bajya mu turere dutandukanye, ngo n'abakuru muri guverinoma wenda n'abayobozi bandi batandukanye bagiye baderegwa boherezwa muri rahira aho ryagiye ribera mu turere 27. Byari byifashe gute Denis, wenda tunahireho uko turagenda tuvuga n'izindi. Tuyihereyeho nka Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyine nkuko twari tubisoreye tubikomojeho, yari ari mu burengerazuba mu karere ka Rusizi. Niho yakurikiranye uwo muhango w'irahira ndetse n'ihererekanya bubasha. Ni kuri uyu wa mbere nyine itariki 22 Ugushyingo. Hirya no hino mu gihugu abayobozi b'uturere baherutse gutorwa barahiriye inshingano batorewe. Mu nama rero yabahaye hano mu karere ka Rusizi, yakubwo ni abameya bose muri rusange yazihaye. Yabasabye kugira urukundo, ubufatanye ndetse no gukorera hamwe, kugira umuco wo gutega amatwi, kujya inama no kugisha inama, kwitanga ku kazi. Ati akazi mugiyemo gakorwa amasaha yose y'umunsi, ariko mukazirikana n'imiryango yanyu. Iki kintu bakemera ko abameya amasaha yose y'umunsi bayubahiriza. Barayubahiriza kuko Denis ngira ngo ejo nibwo nabonye ikiganiro cyo wahoze ari meya avuga uburyo meya akazi kuva ku wa mbere n'akazi kuba gasetinze ku buryo aho usanga nta gihe cyo kuruhuka. Kuko agomba gukora iminsi 360 n'ingahe uko yagenwe. Ubu twizere ko hahandi umuturage yajyaga ajya gushaka meya akajya asubizwa inyuma. Ikibazo gihari ginakomeye kuri aba bayobozi b'uturere, usanga batabona umwanya w'ibibazo by'abaturage, cyangwa se niya nabona ugasanga ni mukeya nk'umunsi umwe mu cyumweru. Aho ugiye usanga we iminsi myinshi kuri ba meya usanga ari mu ma office, ari mu biro. Abaturage bashaka kubabona igihe habaye inama z'abaturage, nabwo abayobozi b'uturere bakunze kuzigaragaramo ni bake cyane. Abaturage bakabona igihe habaye ibirori runaka mu misozi yabo cyangwa se mu mihana y'iwabo. Ariko noneho wajya kure ugasanga meya agira akazi kenshi karimo za report inama z'umutekano, ibyo bita joke. Hari n'inama z'aba staff bakorana ziba zigomba kubaho. Urumva hari biba byaturutse hejuru ku ntara se cyangwa mu turere nako kuri ministeri, hakaza imihigo byose nibiza bijya kuri meya. Hari ibintu byinshi fata noneho ibiba bikorerwa mu karere. Abaruturere tuba turimo ibigo bya polisi, ibigo bya gisirikare, ibigo amagereza, ibirimo amashuri, kandi nta karere katabimo amashuri mu Rwanda. Urumva harimo za rege, harimo abifite za kaminuza, byose bijya mu nshingano za meya. Ruvuga ngo leadership y'igihugu akenshi usanga ahubwo yubakirwa mu karere. Iva hasi ku muturage, ariko wagenda mu karere ugasanga niho basa nkaho minina no kuminina bagatanga report ziba zigize. So rero kubwanjye mbona ko bizashoboka meya igihe yakorezwa kandi akubahwa, habeho gusuzugurwa nk'ibyo twagiye tubona byaje biba, aho usanga meya ashobora kurutwa n'umwarimu cyangwa arutwa n'undi. Ndavuga mu buryo bafatwamo ikintu cyitwa Tour du Rwanda. Kintu cyitwa Tour du Rwanda ntago ari ikintu cyubahisha abameya. Aho usanga bamwe uriya mugira ngo meya ni waho uzavuga ati byigeze kujya bivuga ko ngo hari abameya basorwaga mu nama. Gusohora meya mu nama uraza ko n'umusara mu nama umuturage azamwubaha. Ubundi muri leadership hari uburyo ushobora gukebura umuntu wiherereye. Ariko none ikibazo gihari nuko n'umuturage ashobora kurega kwa boss wawe mugurya kumugaragara. Urumva icyo bita accountability cyane rwose. So urumva rero ibyo bintu biragoye cyane kubihuza, bisaba umuntu wihangana
kandi umuntu nawe ukorera mu murongo mwiza igihugu cyamuhaye cyangwa se ubuyobozi ba bose bamuhaye cyangwa se politike ya leta iba yarashyizweho iyo utayikurikije rimwe na rimwe urafeiringa cyangwa se ugasanga urirukanwe. Rero bigoye cyane ko wavuga ati meya azabona umwanya ngo no kwita ku biryango bazayitaho wenda kuko meya arataha. Ariko numbishuriya umuhamya bwe ni umumeya wabyivugiraga uzari meya ko niyo yatahaga mu modoka ye hahoraga huzuyemo document cyane harimo ibyagiraga mu rugo akagenda bagomba gusinya akabisoma akavuga ati hano harimo ikosa ongera bisubiremo. Urumva na akazi katoroshye cyane rwose biragoye kandi twigeze no gukora ikiganiro tugaragaza uburyo hari iyo meya akuweho usanga meya ari ugenda hagasigara meya ushinzwe ubukungu hagasigana meya ushinzwe imibereho myiza. Abo baba basigaye kubakora iki ko aribo bafasha ariwe kuko bitwa ba vice meya aho bakwiye nabo kuryozwa ibiba bitarakozwe. Hakaza ba gitifu baba bari mu turere n'abatekinisiye mu karere niba harabaye imikorere mibi y'abakozi tuvuga urugero nk'igihe ushinzwe uburezi atarimo akora ngo ajye gukora checking ku bigo by'amashuri arebe ko ireme ry'uburezi ryubahirizwa arebe ko ibijyanye n'imyigishirize arebe ibikorwa remezo cyangwa se curriculum arebe ku bijyanye n'imyubakire y'amashuri n'abana baba barataye amashuri. Hari abana beshingira itabaza kuri kunze kugaragaza barataye amashuri kubera ubushobozi buke. Ubu ni wakwiye kumenya ngo hari abana babuze isabana n'iki gishobora gukorwa kugira ngo abana babe bagaruka mu mashuri. Ariko usanga abayobozi bahugira mu gukora raporo gusa ngo abana bavuye mu ishuri ariko nta nagaragaza suggestion ziwe zo kugaragaza niki have igisubizo. So urumva kwirukana meya gusa hagasigara gitifu ari gukoresha ari we boss mu buyobozi wa babandi buriya gitifu ni nawe chief budget ndakeka wa karere abo bose ukuma ngo hanyirizwe imitungo kuki chief budget yayisinyiye aho bose bakwiye kuba bakurikiranwa aho usanga meya ari ugenda gusa kandi hari igihe meya agenda yirengejwe nabo bakorana ari bamugambaniye ariko nawe nyine babigizemo uruhare kuko abatabakurikiranye kandi bari mu bakurikirana gute hari igihe usanga babarusha ubushobozi. Hari abantu bakora uzi ko ushobora gusanga umukozi wose ari umupuranto mu karere ariko afite icyubahiro kirenze icyo meya afite cyangwa afite ijambo mu bandi birenze cyangwa afite impamvu runaka ishobora gutuma akomera. Rwose biterwa n'iki haba harimo no kutihesha agaciro ariko uko mbyumva kuko ntago nazana umukozi mu rugo ngo narangiza ngo ndushe ijambo mu rugo rwanjye wose waramureka yarangajwe na leta wowe nawe uri umukozi wa leta ariko ninjye uba umufite ubushobozi. Aho nyine urumva ikibazo kiba uri meya cyangwa se undi muyobozi wose mu karere akwiye kubaka system cyangwa se style ya leadership ituma abasha gukora over control ya bindi byose kuko narangaraho gatoya azashiduka abantu murusha power banamushirishe. Wowe usanga twagiye tubivuga ko ijoke iraterana iri mu bantu ba mbere bigeze bameya ikavuga ati wenda mu iperereza twakoze cyangwa se muri ibi ni meya wenda ufite muraro nuru iyo meya agiye joke ko ikongera igasigara hakaza undi meya akagenda iyo joke iba ari shyashya niyo akwiye kuyimufasha muri za nama z'umutekano bakora cyangwa muri ya staff avuga ati meya hano harimo ikibazo iki reka tugufashe gikore gutya na gutya aho ugasanga meya ngo hari amashuri yari ugasanga yari wenda n'umuntu wari ushinzwe uburezi hari nibi byakozwe birabajijwe meya nyamara hari mu karere harimo inzego z'iperereza harimo inzego za polisi harimo igisirikare harimo immigration harimo inzego nyinshi zitandukanye ugasanga akarere ngo kafite abajura hari ahantu hamwe na hamwe hari uduce na tumwe abaturage bazanyijwe n'abajura ugasanga ibyo birabazwa meya ariko za nzego zo ziba zikora iki. So urumva Denis bisaba kujya in deep kujya ndani y'ibyo bintu ukareba ukibaza abameya bo bahawe akazi nibyo koko ariko se bo bafashwa bate bafite ubushobozi bwo gufata za nzego zose bakaziha task cyangwa baza nzego zindi n'abayobozi bane nabo bafite task muri za task zawo niho babonekamo gupenaliza cyangwa se gutuma meya adabasha kwisanzura. Urumva ari uko nagusubiza mu zindi nama rero yabagiriye y'ingenzi arimo nanone gufata ibyemezo nta kuzarira yabyise ngo kwirinda kuzarira mu gufata ibyemezo kuzirikana ko umuturage ari we uri ku isonga kurangwa n'umuco n'imigirire behesha agaciro umuyobozi kuko muri indorerwamo abaturage bareberamo
kunoza imitangire ya serivisi mu karere ndetse no gukemura ibibazo by'abaturage. Akaba yagize ati meya ukora neza ni uwegera abaturage akamenya ibibazo bafite agakorana neza na bagenzi be ndetse n'izindi nzego bakorana. Abayobozi bigirira icyizere kuko n'abaturage barakibagiriye kandi birinde kugitakaza. Urumva ngo meya ukora neza ni uwegera abaturage, ariko se wenda tubajije nka Minisitiri Gatabazi yabaye governor arabizi azi imirimo abayobozi bagira mu kazi ka meya, akazi numvishe meya agira buriya ashobora kubona umwanya munini wo kwegera abaturage. Noneho nkibaza muri akazi ka meya, ubwo ni ikibazo ndi kwibaza jewe, muri akazi ka meya aba vice meya afite uburyo ho kubaderega bagakora akazi yakwiye kuba akora ko kwegera abaturage. Aho ushaka ko kibazo none se meya kenshi wenda gutorwa kwa meya baba bahereye ku bamuzi imiterere yiwe, ubumenyi afite, ubuhanga, ubushobozi byose bikagendana. Ariko se abo bantu bazabasha kugendera muri wa mujyo n'umurongo, bizashoboka ko bagendera muri wa mujyo n'umurongo na filozofi ndetse na leadership ya wa muntu yifuza kwigerwaho, cyangwa bishobora guteza conflict? Bishobora guteza conflict, ariko nanone meya mu bintu agomba gukora agomba no guteganya uwo mwanya wo kwegera abaturage akamenya ibibazo bifite adategereje za raporo z'aba bantu nyine nk'uko twabivugaga, kuko natabikora n'ubundi niho atazajya amenya ibibera hasi kandi biri mu nshingano ze. Gufata nk'umunsi umwe akamanuka mu cyumweru akagira nk'umurenge asura cyangwa agakusanya nk'imirenge 3 muhurire ku kibuga iki n'iki, ibyo bintu biba ari ingenzi. Nyine ngiye cyo nibaza buri ubundi akazi ko mu karere ka Koro. Noneho cyo nibaza bano ba vice meya bombi batorwa nabo n'abaturage, batorwa na njyanama nyine batoye meya. Aba bantu meya yabagiraho ubushobozi gute kandi nabo baba baratowe? Wenda bizansaba gusoma ntuza wenda ntuza yabibagenga imikorere yabo, ariko ukibaza ko bose baba baratowe n'abaturage. Meya niwe boss wabo. Yako ngiye mbona njyanama ariyo boss y'aba bantu bose. Oya ndavuga muri nshingano kuko njyanama rega Denis ikikorera n'abatora, ariko muri responsibility mu nshingano bagira abangaba nibo bahita bajya muri action, bahita batajya mu gukora. Aho nkibaza aba bantu bombi bashobora meya ashobora kubaridinga akabaha task zijyanye n'ibyo bakira, kuko abo bose urumva hari ushinzwe economic. Nese siwe baripotingaho umuntu haraporerega bari boss wawe. Wenda Denis gushaka kumarapara ko ntashaka kukubwira ngo kora iki, ntashaka kuderega. Birashoboka. Ariko urumva icyo minister yavuze aho ngaho, yavuze ko bagomba gushyira ngo gukorana. Nukuvuga ngo niba hariho gushyiramo no gukorana, bivuze ngo meya ntazakora. Icyo nashaka no kuvuga buriya meya ntiyakora wenyine, na vice meya na economic cyangwa affaires sociales, aho bose bakeneye gukora na meya ndetse na ya team yose nabo abakozi bose b'akarere barimo bagitifu n'abandi, kugira ngo bazabashe kugera ku musaruro. Ikindi yababwiye no kwigirira icyizere nyine, ngo kuko n'abaturage baba barakibagiriye kandi nanone bakirinda ko icyizere cyatakara. Aho ni mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Ngoma naho nyuma yo gushyikirizwa ibitabo n'ibindi byangombwa bikubiyemo ibikorwa by'akarere, niyo ngira Natali niwe muyobozi wa karere ka Ngoma yashimiye komite nyobozi icyuye igihe, avuga ko komite nyobozi nshya izakomerezaho icyuye igihe nyine igereje mu guteza imbere abaturage. Mu gihe mu ntara y'Iburasirazuba Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Mukeshimana Gerardine ndetse na Guverineri w'intara Emmanuel Gasana bifatanyije n'abaturage ba Nyagatare mu muhango wo kwakira indahiro z'abagize komite nyobozi y'akarere, no mu gikorwa cyerekanya ububasha ry'abagize biro y'inama njyanama komite na komite nyobozi y'akarere. Hano rero umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare niwe wakiriye indahiro y'umuyobozi w'akarere ni Gasana Stephen. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzage, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza ni Murekatete Juliet, bagize komite nyobozi nyine. Muri akarere rero ngo komite nyobozi icyuye igihe yahaye umukoro inshya wo gukemura ibibazo birimo kubaka ibiro by'akarere, kwimura abaturage batahawe ingurane ku muhanda uturuka Base Gicumbi na Nyagatare. Ikibazo kiranakomeye. Aho hano uzo muhanda uzibazo birimo Denis, umuhanda umwe ngira ngo na Karegeya yigeze kuyikoraho,
kuyikoraho story icukumbuye, ari inkuru icukumbuye. Abaturage ni benshi batahaye ingurane. Umuhanda wateje ibibazo bikomeye cyane. Ariko turizera ko ubwo babibabwiye nuko ubuyobozi babubizi. Reka tunayiveho Denis twigire ku yindi nkuru ngira ngo ibyo twavuzeho nyine n'ibyo tubona amakuru tukongera tugakora ntuza amakuru nanone. Twagiye ku nkuru ya Abiy Ahmed ariko wenda turasoreza ku ya M23 iri kuvugwa cyane cyane muri rucuro ko igarutse ngo sindabona abanya ngo igarutse n'ibitwaro biremereye cyane. Mira kubita FARDC kirukana yazuye umugara. So Abiy Ahmed ngo yemeje gusanga ingabo za Ethiopia ku rugamba zanganya muri TPLF. Yatangaje rwose ko guhera uyu munsi kuri uyu wa kabiri ari bwigire ku rugamba. Ubwo ni umunsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 2021. Umuyobozi rero cyangwa se ministri w'intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yatangaje ko guhera kuri uyu wa kabiri asanga ingabo za Ethiopia ku rugamba zanganyemo n'inyeshyamba za TPLF akaziyobora. Uyu ni koloneli. Ibyo bitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati guhera ejo ubwo nyine avugaga kuri uyu wa kabiri nzajya ku rugamba kuyobora ingabo. Abifuza kuba mu bana ba Ethiopia bazavugwa imyato n'amateka nimuhagurukiye umunsi kubw'igihugu cyanyu nimureke tuzahurire ku rugamba. Ubwo se abaturage bose bamukurikira isango ni ku rugamba. Icyo nibaza hano rabata bifuza kuba abana ba Ethiopia. Ubu ni nko kuguha motivation rubanda. Ubu se bagiye bose byashoboka. Urugamba rwarumeze gute rwarugiye kuba kavuye. Rwarugiye kuba kavuye. Yari cyane twavuze cyo gushora abaturage mu rugamba ugasanga abaturage nibo babigendeyemo. So Denis uyu mukino urabona uri buhire ntuza Abiy? Hari bamwe mu bakurikiranira hafi bya politiki ndetse basubije amaso inyuma babibuka ibiherutse kuba muri Chad ubwo Perezida Idriss Deby nawe yagiraga atya akavuga ati reka njye ku rugamba nanjye njye gutera ingabo zanjye morale. Kandi icyo gihe urebye n'ukuntu ibintu byari bimeze urugamba rwo ntago rwari urugamba rukaze cyane aho ngaho muri Chad uretse kwenda Idriss Deby yasaga nk'umuntu ukumbuye kurasa niko nabyita. Hari bamwe rero bavuze ati se none Abiy Ahmed yagira gutya akajya ku rugamba agahura nk'ibyo Deby yahuye nabyo nawe akaba yasiga ubuzima hakurikiraho iki? Kandi birashoboka. Urareba Idriss Deby yango byatunguye abantu benshi aho bagiye kumva ngo Idriss Deby yapfuye. Ndetse ngo yishwe n'ibikomere by'isasu yashubwa ajya ku rugamba. Aha rero ukwibaza Abiy Ahmed noneho atanze itangazo ko agiye ku rugamba. Yego. Yabitangaje kandi Deby we yagiyeyo no mu buryo butunguranye. Bamwe rero bavuga ati se buriya nibamutega nk'umutego wenda n'iyo TPLF ikaba ari we ishakisha wenda abandi bantu kabirengagiza. Kandi birashoboka Denis kuko TPLF reka ngo urugero TPLF urebye uru rugamba so wavuga ngo nubwo abanye-Ethiopia bose bahanganyemo na Abiy Ahmed nako na TPLF. Wavuga ko ahubwo Abiy Ahmed yari udashaka TPLF. Kuko ni waragiye urebye abayobozi benshi muri Ethiopia ukareba noneho rero n'igisirikare kuba igisirikare cya Ahmed cyari cya Ethiopia cyari cyafashe mu ntara ya Tigre cyafashe cyanabirukanya abatigire bagiye noneho bakagaruka bakabayirukana bakafata mpiri bakagira nabo basunika bagafata n'izindi ntara kugeza naho noneho nabo wabo Ahmed bari ababa Oromo nabo biyemeza kumurwanya. Ahangaha wakwibaza harimo akantu Denis. Harimo akantu bishoboka ko uyu mugabo Ahmed nawe bishobora kumubera nk'ibya Idriss Deby. Ibi rero yabitangaje mu gihe TPLF iri kuvuga ko ikomeje nanone ngo gutera intambwe isatira umurwa mukuru. Bikaba bivugwa ko ngo yatangaje ko yafashe umujyi wa Shewa Robit. Uyu mujyi wo noneho ngo uri mu birometero 220. Bivuze ko wegereye Ethiopia. Se Denis nk'ubugeranyije mu gihugu cyacu ibirometero 220 nko kuva ko se bwo birimara. Twebwe dufite igihugu gitoya nta birometero 200 na 20. U Rwanda warurenze. Ushaka warurenze. Ariko urumva biracyari kore ko byari kose urumva nk'iki gihugu kurishije ko abatipe barimo barihuta. Barimo barihuta. So rero urumva ngira ngo Ahmed agiye kujya ku rugamba nyuma yaho ingabo ze zikomeje gukubitwa uruheno zihondagurwa na TPLF. So bivuze ko rero
ngira ngo ni nka murare agiye gutanga ariko ishobora kumuhira cyangwa ntinamuhire. Urabona kuva i Kigali kugera i Kamembe ni ibirometero 239. Ahubwo urumva ko bari hafi cyane. Bari hafi kabisa. Bari hafi kandi bafite ibitwaro biremereye, urumva abantu barabyumva. So rero uyu mugabo rwose ngo agiye kujyayo. Uyu minisitiri rero w'intebe wahoze ari n'umusirikare niwe wiyemeje nyine kurwana intambara. Ntiyavuze agace ari bwerekezemo kuri uyu wa kabiri ubwo aza kuba agiye kuyobora ingabo ze ku rugamba. Gusa icyo ikizwi cyo nuko yavuze ko yemeje, ngira ngo biri na Al Jazeera rimira bivugaho, nabibonye kuri Al Jazeera. Ariko ni inkuru iri mu Kinyarwanda na bwiza.com yayikozeho. So abantu bashaka kujya kuyisomaho. Umuvugizi rero wa TPLF wo bita Getachew nawe yase asa nk'usubiza Abiy kuri Twitter, amubwira ko ingabo zabo rwose ngo zidateganya kugenza makeya batarashyira Abiy ku ruhande. Nanone kandi urebye ukuntu ibintu by'intambara bimeze, urabizi ko hari muri Ethiopia harimo mu gisirikare cya Ethiopia harimo abantu bakomoka muri Tigray, bagiye rimwe na rimwe badafatwa neza cyangwa bataribwa neza, harimo abajenerali bagiye birukanwa kuva Ahmed afatiye ubutegetsi. Yego, naho intambara ya leta ya TPLF itangiriye, abanyatigire abantu baturuka muri Tigire bahuye n'ibibazo bikomeye. Kandi nta wakwemeza ko mu gisirikare cya Ethiopia bashizemo nanone ashobora kujyana nabo ku rugamba, umwe muri bo akaba yamuca inyuma. Ushobora no gusanga afite riske nyinshi ngiye uko mbona. Harimo riske nyinshi cyane. Ukurumva imyaka yose abatigire bayoboye imyaka irenga 30 bari ku butegetsi, ni imyaka ubwabo bubatse filosofi yabo cyangwa se abantu bafite amarangamutima, bafite emotion kuri Tigire, kuri TPLF. Kuba rero we warakamiwe na TPLF, nibaza ko bitakwiye ko ushobora kuba waba umwe mu bayirwanya. Kika ko nacyo kintu gishobora kuba kirimo kinanira Abiy cyane, kuko ngira ngo Ethiopia irukaga intambara nk'ingi y'abaturage cyangwa se y'abene igihugu mu myaka 30 yari ishize. Noneho Abiy mu myaka 3 agiyeho tayari we kuva kijyaho yatangiye kwigizayo abanya-Ethiopia, abanyatigire. So kugeza aho uyu munsi none ahise abashyira ku ruhande. Kubashyira ku ruhande rero ngira ngo Denis ni ikintu gishoboka kuzamura umwuka mu cyazamura umwuka mubi, n'ikintu no gishoboka kurangira urebye ukurikije ibyo bavuga, ibyo Abiy avuga ukara n'ibyo TPLF ivuga. Ahmed w'icyo ashaka no gukuraho TPLF burundu. Noneho TPLF nayo ifite gahunda yo kumukuraho, nta wundi ikeneye Ahmed cyane. So bivuze ngo uku kurwana berekera Addis Ababa, igihe Ahmed yabasanga ku rugamba bakamurangiza, TPLF yahita irangiza urugamba cyane rwose. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubuse nitwayivaho Denis, reka tuyiveho dutegereze raporo ukuntu zizagenda. Raporo ni nkazi wa mugani w'abahungu. Raporo ni nkazi bwa Ahmed reka arurwane umusirikare yindi yose azi cyo gukora. Nanone kimwe ariko no kugera ku rugamba wa mugani izangabo ze zikagira morale zikaba zagira icyo zikora. Ariko bivuga ko na Idriss Deby yari general. Yari marshal ahubwo. Yari marshal. Mbanza ari we marshal wari usigaye muri Afrika. Ne wari usigaye muri Afrika, ariko byarangiye bamurasiye ku rugamba, igikomere cyari yarashwe. Bavuze ko ari igikomere kushaka kwa n'undi yari kuvuye ku rugamba yapfuye. So urumva rero ni ikibazo gikomeye Denis. Rugamba muri Ethiopia bivuze ko ubu rwongeye kubura. Wari umaze iminsi rutavugwa, nta muntu bivugaho, ariko mu bigaragara nuko ibintu bigiye kuba ibindi. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero. Repubulika iharanira demokarasi, ntago ari ya demokarasi. Ibyo ngibyo nabonye bigibwa impaka, ariko bigibwa impaka ni Repubulika iharanira demokarasi. Guharanira ibyo ni inyito ya kera, ntago iyo nyito igikoreshwa. Ubu ni Repubulika ya Demokarasi. Nibyo iharanira se biriye muri Repubulika Democratique du Congo. Guharanira nuzi ko yawe nuzo bwo yaramaze gufata Kongo nuza Laurent Désiré Kabila. Iyo mvugo rero hari abasanga ari ya kera, ni Repubulika ya Demokarasi. Twagiye rero muri M23 aho bivuga ko M23 yamaze kongera kugaruka muri hashize iminsi bivuga ni guhera ku itariki ya 8 ku kwezi. M23 nibwo twagiye twumva ngo yateye Canzu mu gace ka Canzu muri Rucuru, ndetse ngo yigarurira niba ari imidugudu yari
hari ibice Yari imirenge. isisiro ni insisiro hari insisiro zimwe yari nibwo ni nk'imihana yari yamaze gufata. Ahangaha rero benshi bavuga ko ari M23. Bamwe mu baturage ngo bari batangaje itangazamakuru ko babonye abantu bahoze muri M23 nyine babona kuko rega buriya benshi bo muri M23 bavuka muri biriya bice. Ariko ryatangazo ryashyizwe ahagaragara nabonye ritangwa n'undi mutwe riba warisimbukira. Ariko nawo sinzi baba ko gushamikiye kuri M23. Yego ngo niyo M23 ahubwo yahinduye izina. Niyo M23 yahinduye izina. Niyo mpamvu rero uwo mutwe n'ubundi nta n'umuntu wigeze witaho, bo bakomeza kwibanda kuri M23. Rega yari kaze M23 yuko ko yigeze gufata Goma. Yari yarazengereje FARDC yarananiwe. Ikijya gifata Goma M23 yo bayireka ubu yari yarageze Kinshasa kera. Ukurikije umuvuduko yari ifite n'ingabo zahirwa ibaza hari ingabo za MONUSCO, hari abatanzania, hari special force nyinshi cyane n'izangora n'izahe, ariko M23 deja yari yamaze kugera he, yamaze kujya gufata Goma. Yasubiye inyuma kubw'imishyikirano. Nyumiza no gukubitwa bahungira muri Uganda, abandi bahungira mu Rwanda. So hano rero bekavanga bitwaje intwaro bikiko ko ari abarwanyi bahuze ari umutwe ba M23 barakekwaho kuba inyuma y'ibitero bibiri byagabwe ku birindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yereye muri groupe ya Rugari muri territoire ya Rucuru. Aha Rugari ni hafi no n'igice cy'u Rwanda. Rugari ni hafi na za Kibumba, hagati ya Kibumba na Rucuru. Amakuru rero yatangajwe na Radio Okapi yavuze ko abarwanyi bari hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu burengerazuba bwa Rugari nyine ngo bagabye igitero ku birindiro bya Ngugo na Nyesisi guhera saa 3 z'ijoro ku wa 21 Ugushyingo ubwo hari ku cyumweru kugeza mu rukerera rwa saa 9. Ngo busanzwe ibi birindiro bibamo abasirikare bake bashinzwe kurinda umutekano wo kumbibi z'ibihugu byombi bihuriyeho. Aba bitwaje intwaro babitwitse byombi barangije berekeza ahatamenyekanye. So urumva ni ibitero ajya byita ibitero shuma. Abangaba rero barimo bagaba ibi bitero bikaba bivugwa ko ari abarwanya M23 nubwo bitari byemezwa cyangwa se ngo cyabaye nuko igiheruka nyine cyo ku itariki 8 M23 yarakitakanye, ariko ivuga ko nubundi iri muri Kongo. Yarakitakanye yavuze ko iri muri Kongo. Sinibuka uburyo babivuzemo. Itangazo ryasinywe na Bertrand Bisimwa niwe ufatwa nk'umuyobozi wa M23 ariko igice giherereye muri Uganda. Yahakanye nyine ibi byatangajwe n'igisirikare cya Kongo ko ari bo bagabye igitero muri Canzu na Runyoni muri Rucuru. Ariko avuga ko hashize igihe kinini ahubwo ngo bari mu biganiro na guverinoma ya Kongo ndetse ngo n'abantumwa zabo zagiye Kinshasa. Ndetse bakavuga ko ngo ibyo biganiro byari birimo biratanga icyizere. Ni ibiganiro ngo byatangijwe mu Kwakira 2019 byateganyaga mbese byigirwagamo ukuntu bano barwanyi bahoze ari aba M23 bari mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda na Uganda bataha bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi. Bikaba byaratangiye rero urebye nyuma yaho Etienne Tshisekedi ise wa Felix Tshisekedi yitabaga Imana yashyingurwaga i Kinshasa. Urabeze ko na perezida w'u Rwanda cyo gihe yagiye kumushyingura ku itariki ya 31 Gicurasi. Nibwo Perezida Kagame yari yagiye gushyingura Tshisekedi i Kinshasa. Muri iyo weekend ni nabwo habaye inama y'imande 3 ya Perezida Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi na Noangora Lorenzo. Baganira nyine ku kuntu bano bantu bahoze muri M23 basubira mu buzima busanzwe kugira ngo nayo masezerano yari yabayeho na M23 agiye bisaba ko bamwe bajya mu gisirikare abandi bagataha bakajya mu buzima busanzwe, ariko kugira ngo ntibirakorwa Denis ko bigiye byabereye. M23 kandi ntago bino bitero yubuye subwa mbere yabivuzwe ntago irabyemera gusa ivuga ko yabyubuye, ariko ngo biravuga ko iri gukubitiza ingabo za FARDC. No muri 2017 ngo urabizi ko M23 nabwo yigeze kuvugwaho ko yagarutse
igira gutya ikavugwaho ko yagarutse ariko hashira akanya kongera igaceceka numenye ko byagenze muri 2017 rero nabwo yavuzweho kugaba ibitero ku butaka bwa Kongo icyo gihe byavuga ko ngo bari baturutse muri Uganda ndetse Rucuro ni muri Kongo Kinshasa muri Kivu y'Amajyaruguru aho byavugwa ko izi ngabo zabahoze mu mutwe wa M23 bashaka ko bagarutse muri Kongo ariko M23 kugeza umunsi yo ntiriyemeza gusa hari umutwe wavuze ko ushamikiye kuri M23 wanatanze nimero haye abanyamakuru nimero ushobora kubahamagara ukabaza uko urugamba rumeze so Denis ndumva nta yandi makuru dushobora kuvugaho cyane ayandi tuzayagaruka hejo mu busesenguzi bwacu butandukanye reka dushimira badukurikiye dushimira ariko tutarageraho ngo tubibutse ko witwa Rashid Abdul ejo ngo yakatiwe byagateganya iminsi 30 ku byaha aheruka kuregwa ubushize yari yanze kwiregura Rashid rero nawe ahawe 30 nka umunyamakuru Sengimana Tones nawe uherutse kuyihabwa Denis iminsi 30 benshi batinya cyane rwose iminsi 30 benshi batinya uko bamara n'imyaka uri muri iyo minsi uri kurana ubanza rwimurwa agishakishwa ngo ibimenyetso kandi ubundi bakwiye gufungwa ibimenyetso bihari ni ikibazo igikwiye gukosora ukuntu umuntu yakwiye kujyanwa muri gereza no gufatwa ibimenyetso bihari ariko kujyanwa muri gereza ugafatwa utataraboneka ibimenyetso ubundi ni nacyo ubugenzacyaha bubereyeho riba ibimenyetso bitaraboneka ugomba kwita ubugenzacyaha bukaguhata ibibazo bukakwerekana n'ibimenyetso bifite n'ubushinjacyaha rega nabwo burakubaza ubushinjacyaha bushaka kukubaza ukakubaza bwabona ibimenyetso bitaraboneka bugashakisha bwamara bukakureka ukagenda ubundi bamara kuzuza ibimenyetso nibwo bahita bundi baripotinga ku bushinjacyaha bati dore ibimenyetso bihari rega n'ubushinjacyaha bukora iperereza nabwo bugakora dosiye bukayohereza urukiko nabwo bukwiye gukora iperereza nabwo bukora iperereza buriya mu bindi ubwo nabonye hari ubushinjacyaha bwo bujya kuguta muri yombi kuko ubushinjacyaha nibwo buvuga buti umuntu natabwe muri yombi uruvango ufite dosiye yawe yuzuye cyane ariko kuvuga ngo ubushinjacyaha ngo buracyakora iperereza kandi umuntu yagize gute yatawe muri yombi nibyoroshye reka dusoze ikiganiro cyacu tubwira abantu gukora subscribe no gukora comment no gukora like icyo tubereho no kubabwira amakuru avuga hirya no hino kandi tukavuga mu buryo butandukanye mu busesenguzi twishimira kuba namwe rero ikindi kiganiro naho utaha isanzure nakagaruka mugira umunsi mwiza